kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha biri tugatugira ku rugi rwawe. Ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana, tureba ikintu gishobora gutuma Imana yemera imibereho yawe, yemera imikorere yawe, gituma Imana ishobora kwemera umutima wawe. Nta kindi ni ukuza imbere y'Imana ukaza uzanye icyo ufite cyose. Yesu nashimye. Ntabwo Imana iturebera mu byiciro by'ubudehe nk'ubwo abantu batureberamo. Ntabwo Imana iturebera mu byiciro by'ibindeshyo n'ingufi. Ntabwo iturebera mu mpu z'abazungu n'abirabura. Ahubwo Imana ireba imitima yacu. Imana yagize kuvuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwanjye. Ivuga Dawidi, imaze kuvuga Dawidi iza gukora ibitangaza, iza kumugira umwami. Rero hano tubonye uburyo Kayini na Abeli, abana ba mbere ba Adamu cyangwa se urubyaro rwa mbere rwa Adamu, abahungu be bombi bazanye amaturo ku by'Imana yari yabahaye. Yesu nashimye. Ibaha ubushobozi, umwe muha korora, indi muha guhinga. Umwe yamuhaye amatungo, indi mu butaka. Ndagira ngo ubwire ko nta muntu uriho ku isi uriho Imana itahaye umugabane w'icyo agomba kumara hano ku isi. Hari abo yagize abaragira, hari n'abo yahaye umugisha w'uburumbuke bw'ubutaka cyangwa se aho bashakishiriza. Reka avuga ngo nta muntu uriho ku isi Imana itahaye umugisha mu biganza byiwe, ahubwo umugisha ukura bitewe n'ukuntu wowe witwaye muri uwo mugisha. Yesu nashimye. Imana iha abantu akantu ibintu byinshi, yarangiza ikakusabamo akantu gatoya kakananira abantu kugakora, kuko bumva yuko ngo ahari ngo ntago ari ngombwa, ntacyo bivuze, nta mpamvu. Ariko reka nkubwire, umugabo bita Kayini na Abeli ni ikigero cy'abantu bazi gushima Imana. Reka mvuge gutyo, umugabo witwa Kayini na Abeli ni ikigero cy'abantu b'umwuka n'abantu b'umubiri. Nigeze kubyigisha hano mu rusengero, ndabwira ngo ikigaragaza umuntu w'umwuka n'umuntu w'umubiri ntibahuza, ntibanatekereza kimwe, ntibanakora kimwe, kandi bahora bahanganye. Kayini yifuzaga ko Imana imwemerera nta mpamvu ikwiye kumwemeramo, cyangwa se yifuzaga urukundo rw'Imana rudafite impamvu. Ni byiza koko Imana iradukunda kandi dukunda koko nta kishingiraho, ariko imikorere yacu nanone Imana yitaho. Imana ikunda abantu bakiranuka, ikunda abantu bumva icyo ishaka bagagikora, kuko buri mubyeyi wese yifuza yuko umwana amwumvira. Akunda abana be bose, ariko agiramo umwana avuga ati umwana aranyumvira, umwana aranyubaha, umwana ni umwana wanjye nyine, ni umwana wa papa, ni umwana wa mama. Babandi twita abana ba mama, mama avuga umwana agahita yirukanka, umwana umubyeyi aramukunda. Ni nako byagenze kuri Esawu na Yakobo. Esawu yirirwaga mu bintu byo guhiga no kugira gute, Yakobo akaba iruhande rwa mama wiwe, birangira atwaye umugisha wa Esawu. Kandi Esawu we yakoraga byinshi, ariko kwegera mama no kumvira mama byatumye abona ibintu byiza. Yesu nashimye. Kayini, Abeli nawe yari yaregereye Imana, yumva ubushake bw'Imana, yahora umutima we connected n'Imana, yumva ubushake bw'Imana. Igihe cyo gutura kigeze rero ngo azana amaturo meza, azana amaturo afatika, uburiza. Yazanye ku buriza bw'ibyo we yejeje. Yesu nashimye. Simbizi, wenda ushobora gusanga Kayini, ntabwo mbihamya, ashobora kuba kwa kundi hari ukuntu batora ibishyimbo, ashobora kuba yarazanye bya bindi bya nyuma yagakwiye kumena ari byo azanira Uwiteka. Rero ndagira ngo nkubwire yuko imikorere n'imibereho yawe no gukora ibintu biri mu bintu Imana yitaho, kandi biri mu bintu biha agaciro, byubaka ubusabane bwawe n'Imana. Ntabwo gusabana n'Imana cyangwa se kuba ari Imana yawe gusa, ukaba uzi ko ari Imana yawe iriho, ukajya uryama ukabyuka ukarya ukagira gute, ibyo byo ntabwo ari iby'Imana ireba. Imana ireba ko uyizirikana. Ntabwo Imana irya, ntabwo Imana inywa, ariko hari ibintu Imana ikubwira gukora. Fasha mugenzi wawe, girira neza mugenzi wawe, tabara abababaye, fasha abashonje, gira gutya, ubaka umurimo w'Imana, fasha umurimo w'Imana, gira aho uvana umurimo w'Imana, gira aho ugeza, gira icyo wubaka mu bwami bwanjye. Ubwami bw'Imana ntabwo mvuga bwo mu ijuru, ni ubwa hano ku isi. Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana buri muri mwe, hagati muri mwebwe. Ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe, ubwami bw'Imana buri kumwe namwe, ubwami bw'Imana mugendana nabwo, ubwami bw'Imana mwiriranwa nabwo, ariko ntabwo mwabimenye. Yesu nashimye. Rero Kayini we yararebye aravuga ati ariko si Imana nayiye, nyirushikiza, ariko yashakaga kureba gukora ibyiza. Arangije Imana yamubwira ati nyamara wa mugabo we Kayini, urakajwe nuko ntishimiye ibyo ukora, kandi ari wowe wagakwiye guhinduka. Tugira abantu ubwira ikosa yakoze, aho kugira ngo ahinduke akakurakarira, akakugira umutima mubi kuko wamubwiye ko yakosheje. Ibi rero ni Kayini wabitangije bwa mbere. Imana yamubwiye ati rero wakosheje kuko ntabwo watanze ituro, ntabwo naryishimira, ituro watanze ntabwo ari ryo. Arababara aho kugira ngo ahinduke. Nyamara Abeli, Imana yishimira Abeli, yishimira n'ituro ryiwe. Birangira Imana imwishimiye. Imana ibwira Kayini, iramubwira ngo dore ibyaha birimo biri tugatugera ku rugi rwawe, kandi niwo biri guhiga, niwo bishaka ngo ubitegeke.
ndagira nkubwire rero umuntu afite ubushobozi cyane bwo guhunga icyaha no kwanga icyaha, kuko akenshi icyaha kijya kuza ku muntu akizi ndakireba. Reka dukoreshe nk'ikintu bita irari cyangwa se ikintu bita ubusambanyi. Nta muntu ujya usambana n'undi usibye ubu ngubu abantu basigaye barasaze bahurira nko muri buwate bagahita basambana. Ariko hari ibiganiro abantu baba baragiranye kuri telefone, hariho imyifatire n'imikorere muba mwaragiranye ku buryo muhura mumeze nk'aho ibyo bintu mwabikemuye mwabirangije mwamaze no kubikora, ahubwo mukaba musigaje kubishyira mu bikorwa gusa. Bibiliya iravuga ngo icyaha ngo umugambi w'umunyabyaha nicyo cyaha. Burya n'umugambi w'umugira neza ni no kugira neza, kuko ushobora kugambirira kugira neza ugafuta bikoze ariko Imana ikakubara nk'aho wabikoze. Kubera iki? Kuko byari mu mutwe wawe. Rero Kayini yagambiriye ibibi, Imana ibibona mbere iramubwira ngo icyo cyaha, ibyaha birimo biritugatugera ku rugi rwawe, niwo birimo bishaka. Ariko wavukiye mu butware n'ubushobozi bwa so Adamu, ariko nubwo yabwiye ngo ariko wowe ubitegeke, ntabwo yigeze abitegeka, ahubwo icyo yakoze yavuze ati reka nice muri umuna wanjye mukuri imbere yanjye, kugira ngo nizanyashyira Imana ibidafatika, Imana igiye yemera ibyo ngibyo kuko ari byo bihari. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Hariho abantu ngo bajya muri competition nko mu kazi cyangwa se iki, umwe agakora neza undi agakora nabi. Noneho umuntu yabona ukora neza ibintu cyane akabona ntago azigeza ku kigero cyawe, agahitamo kugukura mu kazi, akubeshyira cyangwa se akuzanira ibibazo runaka, akagutega imitego kugira ngo ukavemo akomeze agakore. Aho yagakoze ngo akore neza agere ku kigero cyawe cyangwa kurenge, ahubwo akarwana ashaka kugukura mu nzira kugira ngo niba buri byiza bazafata ibihari nyine. Yesu nashimwe. Ndagira nkubwire ngo rero uyu munsi wa none ufite ubushobozi bwo gutegeka ibyaha, ufite n'ubushobozi bwo kugenda nk'uko Imana ishaka. Ndagira nkubwire ngo nta kintu na kimwe Imana igisaba umuntu itazi ko agishoboye. Ntabwo Imana ari ingombe, bibayeho nuko nguko nta rubanza rwagakwiye kuba ruzabaho, kuko urubanza ruzabaho kubera yuko habayeho kutumvira no kudakoresha imbaraga Imana yaduhaye. Umuntu aricara akavuga ngo ngewe ngo nambaye umubiri, ngo ubusa umubiri ntabwo ari izo ntege nke z'umuntu. Intege nke z'umuntu ni ugukurikiza umutima umuyobye. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo uyu munsi wa none inshuti yanjye mubwire, ufite ubushobozi bwo gutegeka ibyaha, ufite n'ubushobozi bwo kugenda nk'uko Imana ishaka, ariko wenda bibaye bitari gukunda ni wowe uri kubihitamo. Ntabwo ikibazo ari icy'Imana. Abantu benshi bajya bakunda gufata ibintu bakabishyira ku Mana, ngo kuki Imana itishe Satani, ngese ngo kuki Imana yabonaga ngo ibyo byose ngo tuzabikora ngo bikatubaho, ngo Imana ngo ikuraho Satani ngo tukiberaho neza. Nyine turashaka kwiberaho mu mudendezo nta kiturushye, ariko si uko Imana yabishatse, kuko yavuze ngo tureme abantu bameze nkatwe. Imana ntago ibayeho gutyo, ibayeho nk'umwami, ibaye ishyira gahunda ku murongo, ibaye igirira neza bakwiye kugirira neza, ibaye ifite gahunda, ifite ibintu igomba gukora, ifite byinshi byo gukora. Nawe rero niko ishaka kumera, ishaka kuhitamo icyiza ukareka ikibi. Yesu nashimwe. Yesu yaje hano ku isi aravuga ngo nanesheje isi. Biragaragara ko Yesu yari azi neza yuko kumwe Satani yamushukaga yaza kwemera ibyo Satani ashaka ari kubaneshejwe, ariko kuko yanesheje avuga ngo namwe muzanesha. Umuntu rero uvuye muri isi ya kamera akajya muri Kristo, niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kunesha ibyo byose byamunesha, akabitwara kugira ngo bimutware, akabiyobora kugira ngo bimuyobore. Icyaha cyamugera imbere kikunama aho kugera imbere y'icyaha ngo yuname. Birasaba rero ngo umuntu abanze kwisobanukirwa. Imana niyo yavuze ngo Kayini we, ibyaha birimo biri ku rugi rwawe, biri kwitugatugira ku rugi rwawe, bitegeke bigende. Ntabwo yambwiye ngo rwana nabyo. Ni ugutegeka, ni ubutware, n'ubushobozi, n'imbaraga. Ahubwo ikibazo ni kimwe, turazibitse nyine, ziraho tumeze nk'aho nyine dutegereje kuzapfa bakaziduhambana. Nka bimwe bya Elisa, Eliya yamusigiye ubutware, amusigira umwitero, arangije afata atawutanze. Amaze gufata awutanze, ngo umunsi umwe ngo umuntu yapfuye, ngo abantu bari kwirukanga ngo barikanga bafata umurambo wo kubita hejuru y'amagufa ya Eliya, umuntu arabyuka abacaho nawe yiruka. Bitewe nuko umuntu yafashe imbaraga Imana yamuhaye arazipfanye, azijyanye mu Imana igidutabara. Imana itugire neza. Natwe rero niba Imana ivuga ngo kora iki kintu izi ko gishoboye, ahubwo harimo ikibazo cy'uko wowe uvuga ngo Mana winsaba ibi bintu, ngenda ndashaka kugumana ibi ngibi.